ninde ugarutse ya turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dufite ishimwe rikomeye ku Mana. Nitwa Pastor Tesire Beatrice, nsengera mu rusengero rwa Foursquare Gospel Church. Niho nkora umurimo w'Imana. Rero nshimiye Imana cyane kubwo abakunzi bacu b'inshuti z'umusaraba hirya no hino. Twari twarabuze igihe kinini, ndibaza ko imyaka 2 irangiye. Ariko nkabashimira Imana nyine ko ngiye kuboneka noneho nkagaruka kuri social media, mboneraho no gusuhuza inshuti zacu zakurikiranaga ibiganiro byacu, ko nagiye nkorera ibiganiro ahatandukanye henshi kuri social media zitandukanye, Simbi TV, Iyobokamana TV, Senayi TV, ndabashuhuje cyane. Rero ndabizi ko no kuri Mass Forum Ministry yanjye nyine hari abantu benshi badukurikiraga, mboneraho no kubashimira ko nubwo nabuze ariko nakomeje numva amakuru ko bambaririzaga. Rero nshimiye Imana ko ngiye kuzaboneka. Nari maze igihe ndwaye nyine ntameze neza, ariko kubera ko Imana yankijije, mbishimiye Imana, kandi n'uwo mwanya Imana intije ikanyongerera iminsi yo kuramba no kubaho, nyine nzajya mboneka kandi dukora umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Mami, twagukundaga, twe twarakubuze, ariko twe twatuje gusura kubera nyine warwaye umubiri nawe ari gihe wanga. Ariko dukumbuye n'ibiganiro byawe, tuba natwe muri izo ministeri, muri izo groups, ubwiriza cyane, ariko batubwiye ko ngo warwaye umubiri. Rero ni ubusa. Ijoro rimwe kuva umuntu agiye muri koma, ngiye nabonye amafoto yawe uri muri koma. Umuntu arikanga cyane ati uzi ko umuntu bwaca yagiye koko. Turibaza ibi ni ibikira, ariko rero kuba tuje gusura kandi ukaba tubwiye ko ugiye ugaruka kuri social media, abantu baratatanye kugira ngo tugize hamwe ijambo ry'Imana tubyumvire hamwe. Nuko nyine nawe wagumuka tubwiriza aho ngaho kuri izo social media, tukakubona kujya ohereza audio, biradufasha cyane mu gitondo, umugoroba. Ubwo rero n'abandi bose batwumva, tuzakora ishoboka cyose kugira ngo nawe ukomeze udufashe, tukubone kuri YouTube channel yawe, tukubone mu magroupe, mbese unagaragara. Ubwo rero twese tugiye gufatikanya mu buryo ijambo ry'Imana ritazaribura muri wewe no muri twego, no tugume turisogongere. Ariko tutagiye kure, watubwira gakeya uko warwaye, uko byagenze, hanyuma ukatubwiriza n'ijambo ry'Imana duteguriye, twaguma tukanezerwa kandi twizeye ko tutazapfa, tuzarama. Amen. Yego, urakoze cyane. Rero ngana amavuriro, nyura mu byuma, amaradiography n'amayekography, basanga mu gituza nta ndwara irimo, basanga mu maraso nta ndwara irimo, ariko barambwira ngo basanze infection mu gifu. Rero banyandikira imiti, nkomeza nyifata, ariko urumva byagezeho ko ntabasha kujya mbasha kuvuga kuko nateruraga kuvuga nka korora. Ariko ndashimira Imana cyane. Asante. Sawa, watubwiriza aho wari wateguye kugira ngo twumve ko gihumeka neza ari wawe ndi pastor. Ego, ndavuga aho muri make, kuko Imana nyine ntiyangarura kugira ngo nkore. Mfite ijambo ry'Imana mpumuriza abakozi b'Imana n'abakunzi bacu badukurikiranaga. Imana ishimwe. Nabaza ni ijambo rero riboneka muri Yesaya ibice 26, ndahera ku murongo wa 3. Ijambo rigufi ryo kubasuhuza. Riravuga ngo ugushikamishijeho umutima azaba amahoro masa kuko akwiringiye. Ugushikamishijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Amina. Hanyuma umurongo wa 4 ngo ujye wiringira Uwiteka umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Yesaya niko yabibonye ko umuntu w'Imana agomba gushikamisha umutima we ku Mana ye mu bihe bikomeye, mu ndwara se, mu byorezo bije. Umutima w'umukristo ukwiriye guhora wubakiye urufatiro rwe ruri ku Mana ye, kuko kumenya Uwiteka twabonye ko ari bwo bwenge, kuva mu byaha ari ukujijuka. Rero ushikamishije umutima wawe ku Mana, ibyo ni byose ubuzima bwawe bwamera neza. Iri jambo ryaramfashije, rirampumuriza muri ubu burwayi.
mboneraho no kurihumurisha abandi baba batameze neza, baguwe nabi, bafite ibibazo bitandukanye. Paulo yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, buri muntu wese aba afite atake ku giti cye kandi ku rugero rwo kwizera ko, nk'uko Yesu yabivuze ko nta kigeragezo kizaza kirenze kwizera k'umuntu. Ndahamya neza ko ejo byari bimeze gutyo kuri jye, nawe uyu munsi waba ufite ikindi kikuremereye, ariko twese duhumurizanye muri iri jambo. Rero aravuze ngo Yesaya 26:3 ngo ayabonye neza ko ngo ugushikamishijeho umutima Mana azaba amahoro masa kuko akwiringiye. Amen. Azaba amahoro kuko yiringiye Imana. Azaba amahoro kuko ayisenga. Azaba amahoro kuko abana nayo. Azaba amahoro kuko ari inshuti y'Imana. Nta handi twabonera amahoro rero atari muri Kristo Yesu, kuko niwe utubasha kuduha ubuzima bwuzuye buzira umuze. Niyo mpamvu rero yavuze ngo muri Zaburi ngo bafite amahoro masa abamwiringira Uwiteka. Abiringira Uwiteka bafite amahoro menshi koko batagira ibigusha. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi. Ni ukuvuga rero ngo ubuzima, amahoro, ibyishimo, umunezero tubibona muri Kristo. Nta handi dukwiriye kubakira urufatiro rwacu atari muri Kristo. Rero ngo twiringire Uwiteka Yehova koko ari we rutare ruhoraho rutanyeganyezwa n'ibigeragezo. Abari muri we baguwe neza, abari muri we bafite ibyiringiro. Amen. Nanjye rero nahumurizaga inshuti zacu ku mashosho media hirya no hino yuko umuntu wese nagira mu kaga, akagera mu makuba, akagera mu ndwara, akagera ahantu adashobora kwikura, yiringira Uwiteka, akaba mu Mana ye, agakomeza akayiringira, kuko ariyo gisubizo cya byose ku buzima bwa buri wese. Amen. Ego iryo jambo rero ryafashije umutima wanjye. Nakomeje kwiringira Imana, nkomeza gusenga, nkomeza kumva ko Imana ishobora byose, n'ubu kuba ngihumeka nuko niringiye Imana.